nyanja harimo ubwato butwaye abagenzi, kandi abo bagenzi bagiye kuruhukira i Siyoni. Amen. Ariko abaririmbyi bakomeje kubivugaho byadukomeranye, hakenewe undi musare. Amagambo tugiye kuganiraho ni aya magambo avuga ngo undi musare. Muraho neza nshuti? Muraho neza, amen. Ndabona dukeneye undi musare. Yego rwose, dukeneye undi musare. Undi musare. Dukeneye undi musare kuko abagenzi bari ahantu hakomeye cyane, bakeneye undi musare. Birasa naho bageze ku musenyi usukuma. Mu rugendo rutangaje rero, Imana yakoresheje ikigereranyo kiboneka mu byakozwe n'intumwa. Urwo rugendo Pawulo yakoraga igihe yajyaga i Roma. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 27. Sawa, dusomera nshuti. Yego rwose, igice cya 27 uhereye ku murongo wa mbere. Turahagera, dusome mu izina rya Yesu. Duhereye ku murongo wa mbere. Abantu bihuta, mu gihe gito dufite turakoresha igihe gito cyane, akaba ariyo mpamvu ari buzeho kwihuta cyane. Turasoma mu izina rya Yesu. Yego rwose. Abayuda birukana Pawulo i Tesalonike, banyura muri Amfilipo no muri Apoloniya, bajya i Tesalonike. Hariho isinagogi y'Abayuda. 27. 27 umurongo wa 2. Yego. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 27. Hari titire cyangwa se indangira abasomyi ivuga ngo bajyana Pawulo mu nkuge kugira ngo bajye muri Italiya cyangwa se bajye mu Butaliyani. Reka tugendane, ndabona mwahageze. Bamaze gutegeka ngo dutsuke tujye muri Italiya, Pawulo n'izindi mbohe babaha kuri yo umutware utwara Yuriyo, umutware utwara umutwe wo mu ngabo zitwa Iza Augusto, kwikira mu nkuge yavuye muri Aderumatiyo, yenda gutsuka ngo ijye mu bihugu byo muri Aziya. Turatsuka, twari turi kumwe na Aristariko umunya Makedoniya w'i Tesalonike. Bukeye bwaho dufata Isidoni. Yuriyo agirira Pawulo neza, amukundira kugenderera inshuti ze kugira ngo zimugaburire. Dutsukiraho duhita munsi y'ikirwa cy'Ikupuro, dushaka kukikingaho umuyaga, kuko wari uduturutse imbere. Twambutse inyanja ihereranye n'i Kilikiya n'i Pamfiliya, dufata Imura, umudugudu w'i Lukiya. Umutware utwara umutwe asangayo inkuge yavuye muri Alexandria ijya muri Italiya, adushyiramo.
Ngeze ku murongo wa 6 turabona ubu bwato Pawulo yari arimo. Ubu bwato bwahuriranye n'ubundi bwato bwagomba kugera muri Italiya, aho niho bashyizwemo, kandi byagaragaraga yuko bari kugenda bihuta, ariko bamaze kugera muri ubu bwato bwagomba kuruhukira Italiya bagiye gahoro. Hari ibintu bigera kuri 3 ngira ngo tuzirikane muri aya magambo. Ubu bwato bwari burimo Pawulo, burimo n'abandi. Pawulo ahagarariye umugabane w'abantu b'Imana bari mu itorero, ariko bashikamye mu kuri, bafite ibyanditswe byera n'umwuka w'abahanuzi, bakagira n'impano yo gusobanukirwa ibihishwe. Umurongo wa 7 tumara iminsi myinshi tugenda buhoro, tugenda bugufi bw'ikinido bituruhije cyane, maze umuyaga utubujije duhita munsi y'ikirwa cyitwa Kirete, imbere y'i Salumoni, kukikingaho umuyaga. Tugikikira bituruhije cyane, tugera ahantu yitwa Miyaro myiza, bugufi bw'umudugudu witwa Rasaya. Ariko kuko hari hashize iminsi myinshi, kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga. Mbese amagambo ari kumvikana? Kunyura mu nyanja kwari gufite kuko ndetse n'iminsi yo kwiyiriza ubusa yari yarashize. Nuko Pawulo abagira inama ati, yemwe bagabo, mbonye yuko uru rugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inkuge n'ibirimo gusa, ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. mbonye yuko abantu bacakarongo, mbonye yuko uru rugendo rugiye gupfusha byinshi. Uru rugendo rugiye gupfusha ibintu bingana iki? Byinshi. Si by'inkuge gusa, ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. Ariko umutware utwara umutwe yumvira umwerekeza na nyir'inkuge kugira kurusha ibyo Pawulo avuze. Maze wa mutware utwaye umwerekeza yumvira ibya nyir'inkuge kurenza ibyo umuhanuzi agenje avuze. Uyu mutware ndetse n'uyu musare bumviye ibya nyir'inkuge, bagendeye mu mubiri, banga inama y'umuhanuzi. Muraza kubibona bikurikiraho. Kandi kuko umwari atari mwiza gutsikamo kuhamarira amezi y'imbeho, abenshi babagira inama yo gutsuka bakavayo ngahari bashobora kugera i Foyinike, kuba ariho bamarira amezi y'imbeho, ariho umwaro w'Ikirete werekera hagati y'ikasikazi y'iburasirazuba n'ikusi y'iburasirazuba. Nuko umuyaga uturutse ikusi uhushye buhoro, bibwira yuko babonye icyo bashakaga, baratsuka bikira bugufi cyane bw'Ikirete. Maze umwanya muto ushize baterwa n'umuyaga uhuha cyane witwa Urakuro. Umuyaga wahuhaga cyane witwa Urakuro. Uyu muyaga turanyaruka tugere ku murongo wa 21. Kandi bamaze iminsi myinshi batarya, Pawulo ahagarara muri hagati yabo arababwira ati, yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve i Kirete, ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi none ndabakomeza, nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Keretse iki? Aya magambo yaciye akarongo. Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, nduwaye nikorera, akambwira ati, Pawulo, witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayisari. Yesu ashimwe. Abana b'Imana uko byamera kose bagomba guhagarara hehe? Bagomba guhagarara imbere ya Kayisari, ariko kandi badatinya. Yesu ayo magambo hari icyo yavugaho. Abana b'Imana uko byamera kose ntabwo bazahagarara gusa,
ahubwo bazahagarara badatinya. amen. Ngiyi sikari iheruka tugomba gukandagiraho. Kandi dore Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Dore Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe, ariko dukwiriye gutsuka ku kirwa. Kugenda mu bwato birakomeje. Ijoro rya 18 risohoye, duteraganwa hirya no hino mu nyanja ya Adiriya, mu gicuku abasare bakeka yuko hari igihugu begereye. Bagera uburebure bw'amazi y'umuhengeri, babona nka metero 40, bicumyeho hato bongera kugera babona nka metero 30. Kandi kuko batinya gusekura ku ntaza, bajugunya mu mazi inyuma y'inkuge ibyuma 4 byo kwitsika, bifuza ko bucya. Abasare bashatse guhunga mu nkuge, bamanura indere mu nyanja, basa n'abashaka kujugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kwitsika. Pawulo abwira umutware utwara umutwe we n'abasirikare ati, aba nibataguma mu nkuge, nibataguma mu nkuge, nimubasha gukira. Aba nibataguma mu nkuge, ntabwo mubasha kugenza gutya. Ntabwo bishoboka. Ntabwo mwakira mutagumye hera. Nubwo bigaragara yuko izapfa, nimutaguma mu nkuge, ntimubasha kugenza gutya. Maze abasirikari baca imigozi y'indere barayireka iragenda. Abasirikari bizera iby'umuhanuzi avuze. Ibyanditswe byera bikomeza bitubwira amagambo ari mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 20 umurongo wa 20. Urahadisomera. Icya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 22 umurongo wa 20. Ni amagambo turi busange kuri paje abafite Bibiliya tugendane ya 428. Haranditswe ngo, hari indangira basomye ivuga ngo Abamowabu babateye baraneshwa. Ngo rwose Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, Barasohoka bajya mu butayu bw'Ikebowa, bw'Itekowa. Bagisohoka, Yehoshafati arahagarara avuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda namwe abatuye i Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu, mwizere Uwiteka Imana yanyu, mubone gukomezwa. Mwizere n'abahanuzi bayo, mubone kugubwa neza. Nuko amaze kujya inama n'abantu, umurongo wa 20. Mwizere Uwiteka Imana yanyu, mubone gukomezwa. Mwizere n'abahanuzi bayo, mubone kugubwa neza. Aha rero abari bari mu nkuge bizeye iby'umuhanuzi wagenje yavuze. Bwenda gucya, Pawulo arabinginga bose ngo barye. Dore ikigomba gutuma tuguma mu nkuge kandi tukagera ku mwari amahoro, nuko tugomba kwicara tukarya. Yego rwose tugomba kurya, kuko byagaragaye ko abantu iyo bariye ntibashoboza umwiteguro. Mu byaduka ijya mu 210 hari amagambo akomeye kandi ashimangira rwose insanganyamatsiko turiho, kandi agaragaza ko kurya bikenewe ndetse bikaba bikenewe cyane. Mumbwire ngo kurya birakenewe cyane. Kurya birakenewe cyane. Iki nicyo cyari gikenewe, yuko barya bikabashoboza kuguma mu nkuge, bikabashoboza kuguma hehe? Mu nkuge. 110 aravuze ngo abakristo bakagombye kwitegura ikintu giteye ubwoba, ariko bari nabo bari mu kintu bahuye n'ikintu giteye ubwoba.
yego rwose. yego rwose. Abakristo bagombye kwitegura ikintu giteye ubwoba kigiye kuza kigatungura isi bidatinze. Bari bategurijwe harya bo? Igisubizo ni ikihe? Bari bategujwe rwose. Kandi uwo mwiteguro bakagombye kuheshwa no kwihatira kwiga ijambo ry'Imana. Mbese ibi byaba bifite aho bihuriye no kurya? Yego rwose. Igisubizo ni yego, kuko ibi bifite aho bihuriye no kurya cyane. Bakagombye kwitegura, kandi umwiteguro bazashobozwa no kwihatira. Kwihatira ntabwo ari ukwiga gusa, ahubwo ni ukwihatira kwiga. Kwiga ijambo ry'Imana no kugira umwete uhoraho wo guhamanya imibereho yabo n'amahame ya Bibiliya. Ibi biratwumvikanisha inshingano irebana no kurya. Kubera ko ibyo turya ni nabyo bibyara umusaruro w'ibyo dukora. Bwenda gucya Pawulo arabinginga bose ngo barye, none uyu munsi ni uwa 14, mutegereza mutarya mudakoze intoki ku munwa. Nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ari byo biri bubakize. Haleluya. Ibi biratuma mukira ni ukurya. None abantu bafite umwanya wo kurya muri iyi minsi? Ese umwanya uri kuboneka? Ni ikibazo buri wese akwiriye kwibaza. Hari ibintu byinshi byagiye bimira umwanya wo kurya, kandi ibyo bintu ku musozo wabyo bizaba ari ubusa. Kuko byagaragaye ko mu gitabo cyitwa Umwiteguro w'Imvura y'Itumba kuri paji ya 9 amagambo ahari agaragaza ibyabujije abantu kurya, kandi akaba ari urwo Satani yacukuriye abantu benshi bagomba kugwamo. Icyakora hahirwa ababonye ubwikingo muri Yesu bagahaza amara yabo. Niyo mpamvu tutari bwibuze kuhamenya no kuhasoma 9, iyo niyo paje turasanga amagambo akomeye. Ndifuza yuko mwizirikana mu bitekerezo byanyu. Amagambo akomeye cyane aravuga ati Satani ntabishobora azavuza abantu mwiteguro. Ubwo bivuze ko bazatungurwa? Yego rwose. Azavuza abantu mwiteguro wo kuzahagarara kuri urya munsi. Azashyira ibintu by'inkomyi mu nzira abantu banyuramo, maze abatereze ukuri ubutunzi bw'isi no kwikora umutwe uremereye w'amaganya y'iby'ubugingo, kugira ngo umunsi wo kugeragezwa ubatungure nk'umujura. Umuhanuzikazi Bisozo atanze inama ati mukwiye gutera umugongo ibintu 1000 biduhuza. Ibyo biratuma tubona umwanya wo kurya, kubera ko ni nayo nshingano Ezekiyeli yagumye kugaragaza. Umuhanuzi Ezekiyeli yagaragaje inshingano iremereye cyane, kandi Pawulo yongera gushimangira ati nimutarya ikibazo kiravuka. Ezekiyeli 3 umurongo wa 8. Ni amahirwe akomeye cyane dufite yo kurya mu gihe bigishoboka. Tugiye kwinjira mu gihe cy'inzara no kutabona ibyo kurya. Uyu munsi reka turye nk'abahunika. Nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ibyo ari byo biri bubakize. Kurya nibyo biri budukize, kandi atazagira agasatsi kamwe gapfuka ku mitwe yanyu. Biragaragara ko abantu bamaze kurya ntibenda kugira icyo bahungabanaho n'ikigeragezo. Ntibenda kugira icyo bahungabanaho. Mwumvire ngo nitujya ntituzahungabana. Nta n'agasatsi kazavuka. Amaze kuvuga atyo yenda umutima ashimira Imana imbere yabo bose, arawumanyagura atangira kuryaho. None kurya yari inshingano ya Pawulo cyangwa ari inshingano abwirijwe n'Umwuka Wera? Igisubizo ni ikihe? Ntabwo ari inshingano ya Pawulo, ahubwo yari inshingano abwirijwe n'Umwuka Wera. Ayo niyo makuru ijuru guha buri mwizera wese, kugira ngo tubonere umwanya ibyo kurya bitunga umuntu w'imbere. Ezekiyeli igice cya 3 ku murongo waho wa 8 haranditswe ngo dore ngiye gutuma mu maso hawe hakomera hagahangara mu maso habo, n'uruhanga rwawe nduhe gukomera ngo ruhangare impanga zabo. None inkomoko yo gukomera yayo ikuye hehe? Turayisanga ku murongo wa 2 w'iki gice. Haranditswe ngo nuko mbumbura akanwa angaburira uwo muzingo. Ubwo biri kumvikanisha ibigomba kuribwa ibyo ari byo. Tugomba kurya iki? Mwongere ngo ugomba kurya umuzingo. Ugomba kurya umuzingo.
nuko mbumbura akanwa angaburira uwo muzingo, arambwira ati mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe uyuzuzemo uyu muzingo nguhaye. Nuko mperaho ndawurya mu kanwa kanjye undyohera nk'ubuki. Ijambo ry'Imana rifite uburyohe kimwe n'uko riteye ikiziba akanwa ku bataryigana mu mwuka wera. Dukeneye umwuka wera nk'umusemuzi utuma turyumva riryoshye nk'ubuki. Amen. Ni nayo mpamvu umuhanuzi Yeremiya yunzemo ayo magambo aravuga ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, ambera ibyishimo n'umunezero, kuko nitiriwe izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Pawulo yashimangiye aya magambo ko abari bari mu nkuge bagombaga kurya kandi bakarya bagahaga nk'uko Ezekiyeli yabivuze. Hanyuma amagambo y'Uwiteka akababera ibyishimo n'umunezero nk'uko umuhanuzi Yeremiya yabivuze. Ibyo bikabashoboza gutuma nta gasatsi na kamwe kabasha gupfuka ku mitwe yabo. Amen. Amaze kuvuga atyo yenda umutsi bashimira Imana. Umurongo wa 35, imbere yabo bose arawumanyagura atangira kuryaho, bose babona ihumure. Babona ihumure. Ibyo gutinya ngo leta iraza kubafata bivaho. Ibyo gutinya ngo abadaso baraza bivaho. Ibyo gutinya ngo hari ngo hari abamenya ko bateraniye bivaho. Bibera mu munara w'Uwiteka. Amen. Igihe cyose hagiye haboneka abantu muri buri gisekuru bahagarara ari ba mushyushyarugamba, mu gihe abandi bose bagiye mu bwihisho kandi bahinze umushyitsi, Imana ijya ihagurutsa abantu kugira ngo bahagarare mu mwanya w'abatarutinya. Ibyo nibyo byabaye kuri Pawulo, kandi ni nabyo byongeye kuba kuri Luteri, ahagarara mu mwanya w'abatarutinya. Arongera agaragaza amateka mu byanditswe byera data wa twese, uwitwa Dawidi. Abandi bose igihe bari batinya igihanda, ariko Dawidi we yarabonetse. Uyu munsi Imana ishobora kuba ba Dawidi muri uyu munsi. Dawidi we ntagahangara kwitegereza igihanda ngo agikukire umutima, ahubwo arenza amaso igihanda, akareba imbaraga inyuma y'igihanda, akabona Imana y'Abisirayeli, Imana y'ubwoko bwakebwe, agahitamo kuyizera. Ntaboneke mu cyubahiro cya cyama, ahubwo akamanuka yambaye imbaraga aheshwa no kuba agiye kuzunguriza ibuye mu kirere. Dawidi nk'ikirere, Kristo nk'ibuye. Ibyo bibyara imbaraga zo gutsinda Goliyati. Yego rwose. Ayo magambo agaragaza ibihamya byinshi by'abana b'Imana mu binyejana byose byahise bakomeje guhagarara ukuri, ntibatinye, kandi bagahagarara mu mwanya wo kwerereza ijambo ry'Imana. Aho tubona ibyabaye mu mwaka w'1529 ku bikomangoma byo mu Budage. Twagiye mu gitabo cy'intambara ikomeye. Intambara ikomeye, icyigisho cya 11 kivuga ngo ubuhakanyi bw'ibikomangoma. Ni igihe hari hafashwe umwanzuro yuko iby'ubugorozi bwari bwaragezeho paje 146, ko nta guteranira hamwe, kahubwo iby'ubugorozi bwagezeho buri wese akwiriye kuba iwabo, hanyuma buri wese agateranira agomba guteranira. Hanyuma iryo teka ryari ryakiriwe, abagorozi bakoresheje umuyobozi w'ikirenga bamaganira kure ibyo bintu. Turasoma igika cya nyuma kuri paje 146, haranditswe ngo twavuga iki turamutse twemeye iteka? Twaba duhamije ko iyi Imana ishobora byose ihamagariye umuntu kuyimenya, uwo muntu ntabwo yashobora kwakira kumenya Imana. Nta nyigisho yakwitwa iy'ukuri mu gihe inyuranye n'ijambo ry'Imana. Mbese hari kudateranira hamwe binyuranye n'ijambo ry'Imana? Yego, biranyuranye.
ibyanditswe byera bigaragaza yuko uko kurya munsi urushaho kwegera abana b'Imana bakwiriye kurushaho guteranira hamwe. Ariko aho iteka ryaciwe riri kubuzanya ibyo bintu. Nta nyigisho yakwitwa iy'ukuri mu gihe inyuranye n'ijambo ry'Imana. Imana ibuzanya inyigisho y'ubundi bwoko ubwo ari bwo bwose. Umurongo wose wo mu byanditswe byera ugomba gusobanuza undi usobanutse neza kurutaho. Mu bintu byose bya ngombwa k'umukristo kukira umukristo. Iki gitabo cyera cyoroshye gusobanukirwa kandi kibereye kwirukana umwijima. Nuko rero ku bw'ubuntu bw'Imana twiyemeje gukomera ku bibwirizwa byonyine bitunganye by'ijambo ryayo nk'uko byanditswe mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, tutagize icyo twongeraho gihabanye naryo. Iri jambo ni ryo kuri ryonyine, ni ryo shingiro nyakuri n'inyigisho zose z'ubuzima bwose, kandi ntishobora gutsindwa na gato cyangwa kutubeshya. Umuntu wubaka kuri uru rufatiro azabasha gutsinda imbaraga zose z'ikuzimu. Imbaraga zose z'ikuzimu. Ayo magambo agaragara mu mwimerere cyane, akarushaho gusobanuka ko iryo jambo rinyeganyeza ibihome bya Satani bikaritagurika kuko kuryizera no kurikira hehe no kurishyira mu bikorwa. Ku gihame cya 214 ndetse hagaragara umwimerere w'uburyo gushyira mu bikorwa iryo jambo no kuryiga ukaryibugarizamo byorohera umukristo gutsinda Satani uko byagenze kose. Inshuro nyinshi kandi buri munsi, inshuro nyinshi kandi buri munsi hakagombye kubaho imyanya y'amahirwe. Mbese imyanya y'amahirwe urayifite? Imyanya y'amahirwe ikagenerwa gusenga no kwiga ibyanditswe byera, nubwo byaba ari gufata mu mutwe nibura icyigisho kimwe buri munsi, kugira ngo imibereho y'iby'umwuka ishobore kugira iterambere mu mutima. None ibyo bizadufasha iki? Turasanga icyo bizadufasha kuri paji ya 216 cyangwa se igihome cya 216 haranditswe ngo mwiyubakire igihome. Imana ishobora kubaka igihome. Mwiyubakire igihome. Mwiyubakire igihome kibagose. Kibagose. Tugomba kuba turinzwe impande zose, turinzwe n'iki gihome. Mwiyubakire igihome kibagose mwifashishije ibyanditswe. Mwifashishije ibyanditswe. Maze muzibonera uko isi idashobora kukiritura. Maze muzibonera uko isi idashobora kukiritura. Mufate ibyanditswe mu mutwe. Mufate ibyanditswe mu mutwe. Maze Satani n'abasatirana ibishuko bye. Maze Satani n'abasatirana ibishuko bye. Mumuhindukirane. Mumuhindukirane. Muvuga muti. Handitswe ngo uko niko umwami wacu yasimbutse ibishuko bya Satani. Uko niko umwami wacu yasimbutse ibishuko bya Satani. Maze aramukumira. Umurongo wa 39, 38. Twese abari mu nyure twari abantu 276. None bari bakeya bamaze guhaga baroha amasaka mu nyanja kugira ngo borohereze inkuge. Haleluya. Barabiba ijambo ry'Imana kubera ko hari mu ijwi rirenga. Barabiba rwose. Ijoro rikeye ntibamenye icyo gihugu, ariko babonye ikigobe kiriho umusenyi, bajya inama y'uko bashobora komoreraho inkuge. Bahambura imirunga yari ifashe ibyuma bitsitse inkuge, babisiga mu nyanja. Bakibikora bahambura imirunga yakomeje ibyerekeza inkuge, bazamura umwenda w'imbere uyigendesha berekeza ku musenyi. Ariko bageze mu ihuriro ry'amazi basekura inkuge ku butaka bwo hasi y'amazi. Nuko umutwe w'inkuge w'imbere urashinga ntiwanyeganyega, maze uw'inyuma umenagurwa n'imbaraga y'umuraba. Yankuge igenje ite? Iramenetse. Abasirikari bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agaciro.
ariko ibyo ntibyagombaga kubaho kubera ko twari tugiye kwigira iwacu. Ariko umutwaro utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo. Isezerano Kristo yadusezeraniye yuko bazabana natwe nabo bazatugiraho umugisha. Birasohoye. Birasohoye rwose. Birasohoye. Ariko umutwaro utwara umutwe w'abasirikari ashatse gukiza Pawulo, agwabiza imigambi yabo, ategeka yuko abazi koga biroha mu mazi kugira ngo abari bo babanze kugera ku nkombe. N'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho, abandi ku bindi bivuye mu nkuge, nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Haleluya. Bagera ku nkombe bose barakira. Tugeze mu gihe gikomeye cyane, inkuge turimo igomba kumeneka, kandi igomba kumeneka rwose. Ariko biraterwa n'uzi koga. Umuntu uzi koga niwe uri bwambuke wenyine. Abantu buri wese agiye kogera ku kabaho ke. Igihe cyabayeho tugaterana inkunga tugakomezanya, abantu bamwe babifata nk'ifite agaciro, abandi ntibabiha agaciro. Ariko tugiye kwinjira mu gika, buri wese aba ari imbere y'ikizami. None mu kizami abantu basubiza urupapuro ari bangahe? Buri wese agiye kogera ku kabaho ke. Buri wese agomba kogera ku kabaho ke. Ntumbwiye wese agiye kogera ku kabaho. Buri wese agiye kogera ku kabaho ke. Icyarurye tugiye kogera ku kabaho buri muntu wese ku cye. Aya magambo arakomeza akagenda akagaragaza uburyo tugera mu ijwi rirenga, tugakora umurimo tukawukora, ariko igihe cyo gutsuka tugiye iwacu buri wese akogera ku kabaho ke. Yego rwose. Ubu Kristo byanga bikunda, umusozi w'urugendo ni buri wese ku giti cye. Twigira hamwe kuko Pawulo yariye ari kumwe na bagenzi be, baririye hamwe. Ariko ikizamini giheruka buri wese ni ku giti cye. Abashoboye ko buri wese ku giti cye akaba kabaho ke, yageze hakurya kandi agera ku mwana amahoro. Ariko Imana ishimwe, nubwo bimeze bityo, Kristo mu rugendo rwacu ruheruka ntazadutererana. Amen. Ntukwiriye kugira ubwoba. Twageze mu butumwa bwateranijwe, paji ya 313, ikice cya 50 kivuga ngo kivuga ngo urufatiro rwo kwizera kwacu. Urufatiro cyangwa se inkingi zo kwizera kwacu. Haranditswe ntidukwiriye kugira ubwoba. Ntabwo dukwiriye kugira ikiraha. Ntidukwiriye gushidikanya. Ntidukwiriye gushidikanya cyangwa kugira ubwoba ko umurimo utazigera ugera ku ntsinzi. Cyangwa kugira ubwoba ko umurimo utazigera ugera ku kiraha. Imana niyo iyoboye umurimo. Imana niyo iyoboye umurimo. Kandi izashyira ibintu byose kuri gahunda. Kandi izashyira ibintu byose kuri gahunda. Niba hari ingingo zikeneye gutunganywa. Niba hari ingingo zikeneye gutunganywa. Ku ruhembe rw'imbere rw'umurimo. Ku ruhembe rw'imbere rw'umurimo. Imana izahashyira ubufasha. Imana izahashyira ubufasha cyangwa iri kuhashyira ubufasha. Kandi igira icyo ikora. Kandi igira icyo ikora. Ngikosora amafuti yose. Ngikosora amafuti yose. Nguyu umurimo Imana iri gukora muri ino minsi. Kuko turi kurya. 313. Nimucyo mwizere ko Imana. Nimucyo mwizere ko Imana igiye gutwara ubwato. Igiye gutwara ubwato. Mwizere ko Imana ariyo musare. Mwizere ko Imana ariyo musare. Mbwire ngizere ko Imana ariyo musare. Izere ko Imana ariyo musare. Izere ko Imana ariyo musare. Nimucyo twizere ko Imana igiye gutwara ubwato bw'agaciro. Nimucyo twizere ko Imana igiye gutwara ubwato bw'agaciro. Ndetse ubwato bw'agaciro kenshi. Ndetse ubwato bw'agaciro kenshi. Butwaye ubwoko bw'Imana. Butwaye ubwoko bw'Imana. Maze bukabugeza ku mwaro mu mahoro. Maze ikabugeza ku mwaro mu mahoro. Mu myaka myinshi yashize. Mu myaka myinshi yashize. Ubwo navaga i Portland. Ubwo umuja w'Imana yavaga i Portland. Muri Maine. Muri Maine, leta ya Maine. Muri Maine.
nerekeza i Boston yerekezaga i Boston. twahuye n'umugaru maze imiraba ikomeye idukoza hirya no hino. amatara yamurikiraga yaraguye kandi amasanduku yarimo ibintu byacu yikozaga hirya no hino. Amatara yamurikaga yaraguye kandi amasanduku yararimo ibintu byacu yikozaga hirya no hino nk'imipira. abagenzi bagize ubwoba. Abagenzi bari muri ubwo bwato bagize ubwoba. kandi benshi bavuzaga induru biteguye urupfu. Kandi benshi bari muri ubwo bwato bavuzaga induru biteguye urupfu. hashize akanya gato umuyobozi w'ubwato yaraje. Umuyobozi w'ubwato agomba kuza. Nubwo umuraba washega dufite umuyobozi w'ubwato. Dufite umuyobozi w'ubwato. Mumbwirire ngo dufite umuyobozi w'ubwato. None ngo gutinya ubwato biracyakwiriye? Habe n'umuraba? Oya rwose umuraba ntushege kugira ngo ibikwiriye bikorwe kandi mu bushake bw'Imana. Yego rwose. Umusare mukuru yari hafi. Ntabwo ari umusare usanzwe. Yari hafi y'uwayoboraga ubwato. Ubwo yari afashe uruziga ruyobora ubwato. Maze akavuga ibiteye ubwoba. Ku byerekeye akaga ubwato bwari bwerekejeho. Uyoboye ubwato yarabajije ati. Mbese urayobora ubwato? Ntabwo umusare mukuru yari yiteguye gukora ibyo kubera ko yari azi ko nta bunararibonye afite. Uwo witwa umusare mukuru nta bunararibonye yari afite. Bityo bamwe mu bagenzi barashakuje. Ariko abagenzi babasha gusakuza muri kino gihe? Abagenzi babasha gusakuza bitiranyije umusare w'ikirenga. Cyangwa bagasakuza bitewe n'umuraba? Yego rwose. Yego, igisubizo babasha gusakuza ariko nta mpamvu zabyo. Bavuga ko batinya ko uwo musare mukuru udafite ubunararibonye ashobora gutuma basakura ibitare. Bavugaga ko uwo musare mukuru udafite inararibonye ashobora gutuma basekurikira. Uwo musare mukuru yarabajije ati, mbese murafata uruziga? Uwo musare mukuru yarabajije ati, aho murafata uruziga? Nyamara bari bazi ko badashobora gukora kuri urwo ruziga. Ariko bari bazi neza babisobanukiwe ko badafite ubushobozi bwo gukora ku ruziga. Abo bagenzi, igihe mutekereza ko umurimo uri mu kaga, igihe mutekereza mwebwe ubwanyu ko umurimo uri hehe, kuri mu kaga, nimusenga muti mwami. Nimusenge muti. Senga iri sengesho. Senga uti mwami. Senga uti mwami. Hagarara ku ruziga ruyobora ubwato. Hagarara ku ruziga ruyobora ubwato. Tuyobore mu biduhangayikisha. Tugeze ku mwaro amahoro. Mbese nta mpamvu dufite yo kwizera ko uhoraho aza bitunyuzamo tukavamo tunesheje? Nta mpamvu n'imwe ariko ko. Yego. Ese impamvu zawe zihari? Impamvu zirahari. Imbere yanjye hari benshi bamaze igihe mu murimo. Imbere yanjye hari benshi bamaze igihe mu murimo. Nzi bamwe bo muri mwe kuva mu myaka 30 ishize.
kuva mu myaka 30 ishize. bavandimwe, mbese ntimwabonye akaga kaza gakurikiye akandi? Mbese muri iyo myaka mumaze mwebwe muri aha, ntabwo mwabonye akaga kaza gakurikiye akandi? kaba mu murimo, Kabamo umurimo. kandi ntabwo uhoraho yatunyujijemo, kandi akagira icyo akora ku bw'ikuzo ry'izina rye. Kandi ibyo bintu rwose yarabikoze. Ariko tubyibukiranye gatoya, dutambutse mu minsi ya bundabunda, ariko Uwiteka ntigeze aduhana. None uyu munsi nibwo azaduhana? Ntabwo yabikora rwose. Ntabwo yabikora rwose. Igisubizo ni yego. Bavandimwe, mbere ntimwabonye akaga kaza gakurikiye akandi mu murimo, kandi ntabwo uhoraho yatunyujijemo, kandi akagira icyo akora ku bw'ikuzo ry'izina rye. Mbese ntimushobora kwizera? Ntimushobora kumwizera? Mbese ntimushobora kumuragiza umurimo? Ntimushobora gusobanukirwa imikorere y'ubuntu bwose bw'Imana mwifashishije intekerezo zanyu zifite iherezo? Nimureke Imana ubwayo yite ku murimo wayo. Aya magambo aho murayumvise? Ntabwo mushobora kugenzura ibyo Uwiteka Imana iri gukora byose mukoresheje intekerezo zanyu zanduye, Zifite iherezo. zikaba zifite n'iherezo. Hoya zigarukira hafi. Zigarukira hafi rwose. Hari amagambo ugomba gusoma avuga ngo Kristo niwe mwerekeza. Kristo niwe mwerekeza. Ntabwo turera kuyasoma rwose. 314. 314. Yego rwose. Ukuboko kwanjye kuri ku ruziga rwerekeza ubwato. Imana ishimwe. None hari undi ufite ubushobozi? Hari undi ufite ubushobozi bwo kutugeza iwacu? Imana ishimwe kandi ifite ukuboko gushobora kutugeza iwacu. Kandi ukuboko kuri ku ruziga twicayemo, ku ruziga rw'ubwato twicayemo. Imana ishimwe ntibuzarohama. Mwumvire ngo nubwo umuraba washega ntibuzarohama. Nubwo umuraba washega ntibuzarohama. Kugaruka k'umwami kuregereje. Kugaruka k'umwami kugenje gute? Kuregereje. Kuruta igihe twizereye. Kuruta igihe twizereye. Mbega igitekerezo gitangaje. Mbega igitekerezo gitangaje. Cyuko intambara ikomeye yegereje iherezo ryayo. Cyuko intambara ikomeye yegereje iherezo ryayo. None umuraba wawe ugiye kugera ku iherezo? Yego rwose. Tugiye kwinjira mu mahenuka yo gukora kw'ikibi, twinjire mu intangiriro izahoraho yo gukora kw'icyiza. Uwo ni Kristo. Amen. Manda Satani yahawe igiye kurangira bimumbwiye. Manda Satani yahawe igiye kurangira. Satani yahawe manda y'imyaka 600. Iyo ni manda yari yahawe gukora kw'ikibi kugomba kutarenza imyaka 600. Ariko aho nubwo tutahimbika muri kano kanya, ariko manda Satani igiye kurangira kuko turi ku musozo w'iyo myaka, kandi tugiye kwinjira mu kinyagihumbi cya 7, kandi ku munsi wa 7 ni ukuruhuka. Amen. Kandi Petero avuga iryo hame neza ati umunsi umwe hanye imyaka 1000, kandi ati bakundwa iri hame ryo ntirikabasore ko ku munsi mu myaka 1000, imyaka 1000 ihwanye n'umunsi umwe, kandi umunsi umwe uhwanye n'imyaka ingahe? 1000. Umunsi umwe uhwanye n'iminsi n'ubundi 1000 cyangwa se imyaka 1000. Ubuhanuzi bugenda bubyerekana kuko tumaze imyaka 600 tugiye neza kugera ku musozo wacu, kandi ikibi kigiye kujya mu kato gishyirwaho iherezo. Turisanga mu munsi umwe uwaburaga ikinyagihumbi cya 7 kigatangira, nigitangira kandi turajya iwacu. Ubwo bikuvuga ko umuraba ugiye kugira iherezo, kandi kuko Uwiteka no kuyoboye ubwato, kandi buragera ku mwara amahoro. Nshuti, urihangana gatoya, ntabwo ikinyagihumbi cya 7 kizagera tukiri inaha. Ntabwo kizagera tukiri inaha rwose, kubera yuko haracyariho ubundi buruhukiro bubikiwe abantu b'Imana, kandi ubwo n'uburuhukiro bw'abera bibe byose.
amen. ubwo buruhukiro ni isabato y'umunsi umwe ihwanye n'isabato y'imyaka 1000 abera bagomba kwimana na Kristo. Iyo myaka hatabuzeho n'isaha tuzaba turi iwacu. Tuzaba turi iwacu, reka mvuge ngo tugiye kuba turi iwacu. Ntabwo bikiri mu masaha, byageze mu minota. Byageze mu minota tugiye kujya iwacu. Twagiye. Mu murimo uheruka tuzahura n'akaga tutazi. Mu murimo uheruka ari uri gukorwa uyu munsi turi guhura n'akaga tutazi. Kandi ako kaga ntituzaba tuzi uko twakitwaramo. Kandi ako kaga ntituzaba tuzi uko twashobora kugitwara. Nyamara amen. Nyamara ije guhindura ibintu. Nubwo akaga turenze ubwenge, ariko nyamara twumva icyo duhishiye. Nyamara ni mucyo twe kwibagirwa ko imbaraga 3 zikomeye zo mu ijuru ziri gukora. Reka twe kwirengagiza iki kintu, tujya agaciro k'imbaraga 3 zo mu ijuru ziri gukora, Data wa twese, Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Uko guhuza gutangaje kuzatubwera kuri gukora kugira ngo mwene munazara ko gakiza. Umusozo wo kumwimura hano mu isi uregereje, ninge nawe uramenye ukikura ku rutonde rw'abageni. Rekeraho kwikura ku rutonde rw'abageni. Buri wese nta mpamvu yo kuruvaho rwose. Mwongere nta mpamvu yo kuva ku rutonde. Nta mpamvu yo kuruvaho. Amagambo akomeje avuga ati imbaraga 3 zikomeye zahe iyo zijya kubiza mu isi twajyaga gutengurwa, ariko Imana ishimwe kari 3 zo mu ijuru. Imbaraga 3 zikomeye zo mu ijuru ubutatu bwera ziri gukora. Haleluya, amen. Twe kwibagirwa ko ukuboko kw'Imana ubwayo gufasha uruziga rwerekeza ubwato. Twe kwibagirwa kandi ntitubyibagirwe na gato kuko ukuboko kw'Imana ariko gufasha uruziga rwerekeza ubwato. Twe kubyibagirwa mumbwire ngo ikintu cyo kwibukwa. Iki ni cyo kwibukwa. Twe kubyibagirwa. Bihore mu ntekerezo zacu, Uwiteka abiharatire ku mutima. Hakomeza havuga ngo twe kwibagirwa kuko ukuboko kw'Imana gufashe uruziga rwerekeza ubwato, kandi ko Imana izasohoza imigambi yayo. Twe kubyibagirwa. Imana izakoranya mu isi yose abantu bazayikorera mu ntungane. Abo bantu bari gukora nk'uyu munsi bagomba kwikorera mu butungane, kandi isezerano rigomba kubasohorezwa yuko bagomba kuba batunganye nk'uko Data wo mu ijuru atunganye. Nibyo rwose bagomba kuba batunganye. Kandi nanone ubufasha twarabusezeraniwe mu gitabo cy'ibyo twebwe Abadivantiste b'umunsi wa 7 twizera ku ihame rya 18 rivuga ngo twebwe Abadivantiste b'umunsi wa 7 twizera umwuka w'ubuhanuzi. Twizera umwuka w'ubuhanuzi. Ihame rya 18 ni amagambo akomeye. Aba bizera bateganyije ko bazagera ku musenyi usukuma mu rugendo rwabo. Biteganyije ko bazagera ku musenyi usukuma mu rugendo rwabo, ariko nubwo basukuma bafite umuyobozi wo kubereka inzira, baramusezeraniye. Ubufasha mu mubaro uheruka. Ubufasha mu mubaro uheruka. Gira uti ubufasha burahari mu mubaro uheruka. Ibyanditswe byera bivuga ko ubwoko bw'Imana mu minsi ya nyuma y'amateka y'isi buzasakirana n'umujinya wose w'imbaraga z'ikiyoka, ubwo kizaba kigerageza bwa nyuma kugira ngo kirimbure ubwoko bw'Imana. Gira uti kugerageza kongera gusambagurika cyangwa guta ibitapfu ku nshuro iheruka, kizagerageza
kudusakizaho cyangwa se kudusagizaho umwuka wacyo, ariko turi mu burinzi bw'akataraboneka kandi tumubaza wo kutwereka inzira. hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. Hazaba ari igihe cy'umubabaro ngo utarigeze kugenda gutera, uhereye igihe amahanga yose yabereyeho, kugira ngo babashishwe kurokoka muri iyo ntambara ikomeye. Imana mu buntu bwayo bwinshi ibaha ubwishingizi kitazigera ibasiga bonyine. icyo nicyo gikwiriye kuba igitsi ku mutima ku bwoko bw'Imana. Ubwishingizi kitazigera isiga twenyine, buri muntu wese ajya abyongorera mugenzi we kandi bumuranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Urwanya kwa Yesu, urwanya kwa Yesu, uguhamya kwa Yesu, urwanya kwa Yesu, uguhamya kwa Yesu. Umwuka w'ubuhanuzi, umwuka w'ubuhanuzi bizabayobora mu kuri, bibageze ku ntego iheruka. Imana ishimwe. Ntabwo tugenda nk'abadafite ibyangombwa. Yaduhaye ibyangombwa by'urugendo, yaduhaye n'umuyobozi wo kutwereka inzira n'ibyapa by'urugendo, turabifite ntabwo tuzayoba. ariyo yo komatana na Yesu Kristo kugeza agarutse. Ibyo biragaragaza uburemere tugomba kwangaho icyaha. Iyo uvuze komatana bisobanuye ko nta cyaha cyari kigifite izingiro mu mibereho yawe. Uburemere bwo kwanga icyaha bushobora kwaguka mu bwenge bwacu. Buri wese nasabwa mu kwanga icyaha. Mumubwire ngo Imana ikurize urwango wanga icyaha. Imana ikurize urwango wanga icyaha. Aya magambo arakomeye kubera yuko niba mujya mwumva umuziki, injyana y'umuziki, ukubona umuziki wituramo akajya mundi, uburyo biba byomatanye, biriya bintu ntabwo bibasha gutandukana. Niko Data wo mu ijuru ashaka yuko twomatana na Kristo. Urugero rukurikira rusobanura isano iri hagati ya Bibiliya n'ibihe bya nyuma ya Bibiliya. Isano iri hagati ya Bibiliya n'ibihe bya nyuma ya Bibiliya bituruka ku mpano y'ubuhanuzi twebwe abadivantiste umunsi wa karindwi twahawe. Bituruka ku mpano y'ubuhanuzi twebwe abadivantiste umunsi wa karindwi twahawe. Tuvuge ko twiteguye urugendo. Reka uyu munsi twicaye aha tuvuge ko twiteguye urugendo. Ubu duhereye mu mwaka w'igihumbi 844. Ubu niho twahereye. Twebwe abadivantiste umunsi wa karindwi dutangiye iki? Urugendo. Maze nyir'ubwato akaduha igitabo kirimo amabwiriza yose y'urugendo. Nyir'ubwato ubwo ninde? Kristo. Ubwo ni Data wa twese nyir'ubwato. Abadivantiste umunsi wa karindwi igihe batangiraga urugendo, nyuma ko gucogora mu by'umwuka kwa bamwe 50 bagasigara, ntabwo Imana yigeze isezerana kubahana, ahubwo yabaye amabwiriza azabageza ku rugendo rwabo bagiye kumana Yesu mu bwami bwe. Ariko reka tuvuge ko uyu munsi twiteguye urugendo kandi dufite amabwiriza nkuko tugiye kuyareba, kandi ko kuyakomeza byatuma tugera iyo tujya amahoro. kandi ko kuyakomeza byatuma tugera iyo tujya amahoro. Maze twaba duhagurutse, maze twahagurutse ubwo mu cyamagana 844 ubwo bahagurukaga, turahagurutse dufungura icyo gitabo ngo turebe ibirimo. Turahaguruka dufungura icyo gitabo ngo turebe ibirimo, tugasanga kuba cyanditse yashyizemo amahame yo kutuyobora mu rugendo no kuduhura n'ibyatubaho bitandukanye kugeza turangiza urugendo. Tugasanga kuba cyanditse yayishyizemo amahame yo kutuyobora mu rugendo no kuduhugura no kutumenyesha ibyatubaho turi mu rugendo. Ariko akatubwira igice giheruka cy'urugendo kizaba gikomeye mu buryo bw'Imana. Itorero rigeze ku musozo, abantu bageze ku mwisho, bagiye gukina finali. Urwo rugendo ruzabakomerera mu buryo bugende gute? Uko abadivantiste batangiye bakagara mu isi, bagashinga ibigo by'amashuri, bagashinga ubuvuzi, bagashinga bakagenda bakomatana n'isi ndetse bakagara kugeza ubwo bamenyekanye bakaba nk'abasitari. Ariko ku musozo abadivantiste nyakuri bo bazaba bari gukina mu mukino baruhije, bazaba bafite igice kibakomereye cyane cy'urugendo. Icyo nicyo twamaze kwituramo nk'uko tugiye kumenya kureba ko kugera ku nkombe bizaba bigoye kubera umusenyi usukuma n'umuyaga w'ishuhe. Twenda gusoza urugendo, abadivantiste mu rugendo rwabo ruheruka, kandi murabizi ko nta rindi torero rikurikira itorero rya karindwi.
bazaba bageze ahantu hakomeye cyane ku musenyi usukuma. Turi mu bwato ariko tugeze ku musenyi usukuma. ariko akatubwira ko icyo gice cya kabiri cy'urugendo yadushakiye umusare. Mu gitabo cy'amabwiriza handitsemo ko muri icyo gice kigoye cy'urugendo, igice cya kabiri gisa naho kizatungurana, yadushakiye umusare. Imana imuhimbaze. Dukeneye undi musare. Bibwira mugenzi wawe. None Dukeneye undi musare. dukeneye undi musare. Undi musare rwose. None turibuka umutwe w'icyigisho cyacu ni iki? Undi musare. Undi musare. Yego, wabyumvise neza, undi musare. Ariko akatubwira ko icyo gice cya kabiri cy'urugendo yadushakiye umusare uzadusanganira, maze akaduha amabwiriza asabwa kugira ngo tuneshe ibisitaza byose mu rugendo rwacu, maze akatubwira ati mumwizere. Maze mu gitabo kirimo amabwiriza atubwira ko igihe uwo musare azaba aje akadusanganira kugira ngo atunyuze mu ngorane n'amagorwa, yaduhaye irindi bwirizwa rigeretse ati muzamwizere. Muzizere uwo musare. Muzizere uwo musare. Mbese muri kumwizera? Yego. Kuko ariwe ugomba kubayobora. Dukurikije ayo mabwiriza rero. Dukurikije ayo mabwiriza Twarashyize turagenda. Turashyira tukagera aho rukomeye nk'uko twari twabibwiwe. Twaragiye kugeza ubwo tugeze aho rukomeye nk'uko byari bidutunguye, nk'uko twari tubibwiwe. None itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi ryari ryarabwiwe ko rizarimo mu minsi iheruka. Ryari ryarabwiwe yuko harimo ingorane zo gufungwa. Ryari ryarabwiwe yuko bashobora kuzamurwa ibyari ibyabo. Ntabwo bigenda kudutungura, twahawe amabwiriza. Numbwire ngo itangira amakuru ku gihe. Itangira amakuru ku gihe. Itangira amakuru ku gihe. Na wa musare akaza nk'uko twabisezeraniwe. Na wa musare tugeze ku musenyi usukuma akaza nk'uko mu mabwiriza ya gatanu ka mbere mu gitabo yari ari, akaza nk'uko twabisezeraniwe. Ariko bamwe muri twe, ariko tugeze aho ngaho ku musenyi usukuma, bamwe muri twe igihe umusare atangiye imirimo ye yo kuturokora, bagatangira kurwanya wa musare bavuga bati oya, dufite igitabo cy'amabwiriza kiraduhagije. Umva nawe, bamwe muri twe bafite uburwayi kandi byashoboka yuko ubwo burwayi bufite inkomoko mu kuba batarariye. Yego rwose. Kuko twabonye yuko bagomba kurya bagahaza amara yabo, kandi na Pawulo icyatumye abasha koga iriya nyanja no ku musozo hamwe n'abari bari kumwe nawe nuko bari bariye. None abangabo undi musare araje kandi yari yarasezeranywe, baravuga bati oya, ntabwo dushaka kutuyobora, ntabwo uri ngombwa ko umusare wundi aza, ahubwo twebwe dufite igitabo cy'amabwiriza kiraduhagije. Nicyo twubatseho kandi cyonyine gusa. Wowe ntacyo tugukeneyeho. None twakwibaza. Ninde wakurikije igitabo cy'amabwiriza ya mbere? Ni abanze umusare cyangwa ni abamwemeye nk'uko igitabo cyabibabwiraga? Abakurikije igitabo cy'amabwiriza ni abahe muri aba? Bemeye umusare n'abataremeye umusare? Mbese inkomangiro yawe izashika mu gihe kibi. Aya magambo arakomeye cyane. Dukeneye undi musare. Urategekwa nande? Yego rwose. Batugira mu bacamanza igice cya 9 umurongo wa tunyarutse tugera mu bacamanza igice cya 9 ndetse uhereye ku murongo waho, igice cya 9 ndera ku murongo wa 6. Haranditswe ngo Yotamu abacira umugani kandi umugani uganikira akariho. Umugani ugana akariho ni umugani w'umwami w'ibiti. Umwami w'ishyira? Umwami w'ibiti. Nuko abagabo bose b'i Shekemu
nuko abagabo bose b'i Shekemu bateranira hamwe n'ab'inzu ya Milo bose, bateranira hamwe n'ab'inzu ya Milo bose, barahaguruka bimikira ab'i Shekemu, bimikira Abimeleki i Shekemu munsi y'igiti cy'umwera cyari cyateweho. Rubanda babibwira Yotamu, aragenda ahagarara mu mpinga y'umusozi w'Igerizimu. wa hehe? w'Igerizimu. Arabakomera n'ijwi rirenga aravuga ati, yemwe ab'i Shekemu mwe, nimwumve Imana nayo ibumve. Imana yigenza gute? Ibumve. Kera ibiti byari bigiye kwimikamo umwami. Umugani watangiye kagira inkuru rero. Kera ibiti byari bigiye kwimikamo umwami. Ngabitegeke. Byinginga igiti cy'umwerayo biti. Ujye udutegeka. Ujye ugenza uti. Ariko umwerayo urabibaza uti, mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Oya rwose. Umwerayo uravuga uti, mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyunganira Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hejuru y'ibiti? Oya rwose. Maze ibiti byinginga umutini biti, ngwino udutegeke. Umwerayo biremeye? Hoya, umwerayo byaranze, maze mubwira umutini biti, ngwino udutegeke. Ariko umutini urabibaza uti, mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Ariko umutini uravuga uti, mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mpungabanira hirya hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umuzabibu biti, ngwino udutegeke. Umuzabibu nawe waratahiwe, maze ibiti byinginga umuzabibu biti, ngwino udutegeke. Umuzabibu urabibaza uti, mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze umuzabibu uravuga uti, mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Ibiti byose bihera ko byinginga umufatangwe biti, ngwino udutegeke. Ibiti byose byinginga iki? Umufatangwe. Bati ngwino ugenza utera, ngwino udutegeke. Mbega umwami w'ibiti ugiye kuboneka. Ibiti byose byinginga umufatangwe. Biti ngwino udutegeke. Umufatangwe usubiza ibituti. Ubwo mushaka kunyimika ngo umwami wanyu nyakuri. Muze mwiringire igicucu cyanjye. Muze rwose. Mwiringire igicucu cyanjye. N'ubundi nta mumaro nari mfite. Ni musi. Ntacyo nendaga kubamarira. Na mbere nta mavuta, nta vino, nta kindi kintu kinkomokamo. Ni muze ubundi. Niba bitari iby'ukuri, umuriro uzaba umufatangwe umare imyerezi iriho none. Umuriro uzava mu mufatangwe umare imyerezi y'ireba none. Mbese amagambo agicanguka muvandimwe? Aya magambo arakomeye. Ibiti bigereranya abantu kubera ko igihe yampumyi bayibazaga mbese wahumutse, yarabuze ngo oya ndareba abantu bameze nk'ikira, bameze nk'ibiti bigenda.
rero iki giti cya nyuma cy'umufatangwe gishushanya abantu bari mu bwoko bw'Imana ariko batagira umumaro. Abo bantu rwose bigiye kurangira biringiye igicu bose basohokemo bagenda ubutazagaruka ukundi. Imana iguye ku umwe wo mu muzabibu, cyangwa ube uw'umwelayo, cyangwa ube uw'umutini. Uyu mufatangwe mu ishusho isa n'iy'umuvandimwe amaze kuvuga ariko mu buryo butandukanye, yongera kugaragaza ukuntu Roma nk'itorero ryayobye igereranya umufatangwe yikururiyeho amadini yose ariyo yari afite ukuri, maze aho kugira ngo abe ariyo ategeka kandi ayobore, maze Roma byose, ibiti byose bijya munsi y'igicucu cyayo, bijya munsi y'amashami yayo, maze rwose Roma irabitwara, Roma irabitegeka. Umufatangwe nta musaruro, Roma nta cyiza na kimwe igira, Roma nta cyiza kimwe kiyikomokamo, ahubwo yamywe yubatswe n'ibinyoma, na bugingo n'ubu yobowe n'ibinyoma. Abasindishijwe inzoga za Babuloni, abo ngabo byaturutse ku kuba baragiye bakihisha munsi ya kiriya giti, bakaba ariho bibera, igiti gisigaye kibategeka. Nguko uko byari bitegeka ko Roma izigarurira amadini yose, ibihugu byose, amahanga yose. Niyo mpamvu baririmbye bakavuga ngo namwe abasigaye Uwiteka tubashe kuboneka mu basigaye. Twebwe ntabwo turi bujye munsi y'umufatangwe. Amen. Ese twasenga? Twasenga. Reka dusenge. Data dukunda, nanone izina ryawe ryubahwe. Amen. Uhagarikiye ijambo ryawe ubihimbarishe. Amen. Abana bawe utugaburira umutsima w'ubugingo, uhagije amara yacu. Nuko natwe ibitekerezo byacu bijye bihora bivuga ngo ujye uduha umutima iteka. Amen. Uru rukundo ruzima kandi byamaze kugaragara yuko twageze mu gihe giheruka amateka y'isi. Dukeneye undi musare. Uwo musare turamukeneye kandi ntidushidikanya yuko ari hafi yacu. Ubuyobozi buturutse iwawe mu ijuru bwuzure mu mutima w'umwana wawe wese uraha, kandi gukomezwa guturutse iwawe gusendere mu bana bawe baraha. Umwuka wawe wera abana natwe ku rugero rwo hejuru, kandi ibyaha by'uburyo bwose byirukanwe mu bitekerezo byacu. Utweze twerede, udutunganye, utuboneze turabonera, utwambike gukiranuka kwawe, utunganye imibereho yacu ise n'iya Kristo. Byiringiro by'umugisha, mucunguzi mwiza, tugushimiye ubufatanye waduhaye, kandi aya magambo yawe abana bawe bari gukomeza kugenzura, bakomeze gushakashaka nk'abanyaberoya. Kandi muri bya biti bine abana bawe ubaye gukomeza kwibera nk'igiti cy'umutini, cyangwa nk'igiti cy'umuzabibu, cyangwa nk'igiti cy'umwelayo. Mwami wacu, ibyo biti ntibigarukiraho, binashushanya ubutumwa bw'abamarayika batatu. Data, uduhe kumva neza buri murongo wose, uduhe kumva neza ijambo ryawe ryose, igice na buri gitabo mu murongo w'inama y'agakiza. Data, wumvikanishe Kristo igitambo gihebuje ibindi byose. Amen. Inama y'agakiza yumvikane muri twebwe, hanyuma uduhe gutandukana n'icyaha kubwo guhanga amaso no kwitegereza umusaraba w'i Karuvali. Ibanga ry'umusaraba rihishurira abana bawe andi mabanga yose, mu izina rya Yesu. Amen.